اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا واقتدى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون القائلون. banje izina ry'Imana n'ibihungira imbabazi. Yasingizwe Imana yonyine, yo itagira izindi mana ibangikanye nayo. Ndahamya ko iyo Mana ariyo Mana y'ubushobozi yonyine y'ijuru n'isi. Ndahamya kandi ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umuja wayo. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka bimusakareho n'abazamukurikira n'abasangirangendo be n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Baja b'Imana, ndabagira inama nanjye ntiyibagiwe yo kugandukira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afite intsinzi uzagandukira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo ituma yanyuma kugira ngo twinjire muri kuriya kwezi kwa Ramadhani inshallah, ukwezi kutakatifu, ukwezi Imana yatumye muri Qur'ani igira iti kutiba alaykumus siyam, mwategetswe gusiba kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nk'uko abababanjirije nabo babitegetswe. Iyo aya iraza ikabigira wajibu, itegeko Umuyisilamu. Iyo Imana yategetse nta guhita amahitamo, ugomba kumva no kumvira, ukubahiriza gusa. Ni itegeko rigaragara mu gitabo cy'Uwiteka. Dushingiye kuri iyi aya, Abayisilamu babikora kuko babitegetswe, ntabwo ari ubushake bwabo, ntabwo ari amarangamutima yabo. Barabitegetswe, bakabitegekwa mu gitabo gitagatifu Qur'an. Nk'uko Imana yanyereka bitubwira iti shahru Ramadan, ukwezi kwa Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, niko kwezi kwamanuwemo Qur'an, huda linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, kugira ngo izane ibimenyetso bigaragara ndetse ibe n'itandukanyirizo hagati y'ukuri n'ibinyoma. Iyobora abantu, muzagira amahirwe faman shahida minkum shahra, muzagira amahirwe ukwezi kukamusanga ari muzima azasibe. Ni amahirwe